turi kumwe n'umukozi w'Imana abantu benshi bamuzi ku mazina atandukanye Mama Fabrice Jama bitandukanye ariko Mama Fabrice amakuru ni meza mu buzima busanzwe amazina y'ababyeyi bakwise bakwitande ni Mukankuranga Jacqueline nyine ry'umwana ni Mama Fabrice yego iryo mu Kiderenga ni Jama yego aha iryo mu Kiderenga iryo mu Kiderenga ni Jama aha Fabrice niwe fura yanjye yego wagize imyaka 16 mu by'ukuri ufite amazina angahe arayo bakwise arayo wise arayo wise muri rusange nane ni Mukankuranga Jacqueline Mama Fabrice na Jama okay ariko abantu bakunda kwita cyane Jama keretse ahantu hamwe mu karere ka Gakenke naho mu Kiderenga niho bazi cyane Jama kuko niho nagiye nkunda kubivuga cyane cyangwa niho bakunze kurifata cyane ariko kuri cano bakunda kwita Mama Fabrice cyane yego hose ni Mama Fabrice ndabasuhuje uraho neza muraho neza amakuru turashima Imana twishimiye kongera kukwakira hano nanjye nishimiye kuhagera turanezerewe cyane aho ugenda utanga ubuhamya aho ugaragaza ukuntu umuntu ashobora kuva ahantu yego habi akagira ahandi hantu heza nubwo rwose yego buriya buzima wari urimo ufite imyaka ingahe harya 9 nabutangiye mfite 9 tunyurire muri makeya buriya buhamya bwawe abantu bamenye Mama Fabrice ninde yego Mama Fabrice ni umuntu uhagaze mu ijambo rivuga ngo nta kintu kinanira Imana mu gihe cyashyizweho kandi yarahirwa umuntu wizeye ko ibyo yavuganye n'umwami Imana bizasura kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere nagize amahirwe yo kugira kuvukira mu muryango mama akijijwe papa adakijijwe Mama Fabrice uyu mureba nkaba mvuka hano mu Gatsata aho bita mu Kiderenga ku batahazi niyo ugeze kuri kino kiraro cyambuka gikomeza kubigegana hirya cya kintu bakoze gishyashya naho ngaho nicyo kiraro kiraro kigezemo kirangije kucyambuka harimo akayira kadeviyamo kinjira mu Kiderenga haba abantu benshi cyane yego ariko ubu baragabanyutse habaye mu cyubahiro ntago yakitwa mu Kiderenga habaye mu cyubahiro kubera ko Ikiderenga cyari gihari hari utuzu twubatse ducucitse tw'abaturage bamwe na bamwe harimo mu cyecuru twaga Nyirabihogo utwo tuzu rero twari ducumbitsemo indaya habaga indaya n'abajura cyane hanyuma hakanengerwa ibiyobyabwenge inzoga zitwa yewe muntu hari zitwa tunuri hari zitwa mu manura jipo uyu munsi sinzi uko zitwa izanjye nizo nari niyo mpamvu bahise mu Kiderenga niyo mpamvu hiswe mu Kiderenga izo nzoga zengwaga bafataga amatafari ahiye bagashyiramo igiti cyitwa bambuwa baze bagashyiramo akagwa gake ivu ry'amatafari na bambuwa n'akagwa gake mbese iyo wabinywaga watangira gubyimba amaguru n'amata mukajya ngo uri kubyibuha kandi nyirizina bwaki yagufashe izo nzoga rero nizo zahabaga zari zifite amazina atandukanye niyo mpamvu nanjye nayamenye kubera ko nicyo gikoma nanyweye igikoma cy'ababyeyi ntacyo nzi icyo nicyo gikoma cyanjye guhera mu myaka 9 aho mu Kiderenga iwacu rero amabutike yacu yakoreraga aho hagati muri icyo Kiderenga hanyuma rero ababyeyi uko badutuma muri butike bagutuma ibintu runaka ivomero ryacu ryari riteretse mu Kiderenga twabonaga byinshi nk'abana ukubona byinshi ubwonko bukandura ubwo rero ngewe narahanduriye ntangira kwandura ndakana ariko imyaka 9 nibwo nafashe umwanzuro wo kubikora ndavuga ni kuriya kuntu batumura urumogi kuriya kuntu basambanira ku bibambasi twasangaga abatonze umurongo hari inda imwe yari ifite izina nashatse kuvuga kugira ngo hatagire wongera wenda witwa gutyo yajyaga bigera saa 12 bagatonda umurongo ariko abantu batonda umurongo binjiramo hari imwe asohoka mundi yinjira abagabo bajya kwa iranda yabagiye gukora meke tukajya no kwidirisha rike tukajya kumviriza ari benshi bagatonda ari benshi batonze umurongo ngo yateraga ishaho umugabo wavagayo nta kazi yarakabonaga ngo mbese ngo uhagaze nabi yahitaga amera neza ngo yarazi ibyo bintu yarabizi cyane natwe nk'abana tukajya kwidirisha rike tukajya kumviriza uko twumviriza rero ubwonko burandura turangirika hanyuma niho nafashe umwanzuro wo kwinjira muri ubwo burayi imyaka 9 mutangira mu kiraro cy'ahantu twari dutuye nasohotse mu rugo iwacu mu gicuku ababyeyi basinziriye nsiga hadakinze nsanga abashumba twajyaga dukamishamo amata abo bashumba twakamishaga amata rero nibo natangiriyeho umugabo
niho natangiriye umugabo bari babiri bamura urumogi rwinshi ndanywa maze kunywa urwo rumogi rwinshi niho natangiriye aho rero niho nacamukiye ntangira mu bihuru twakoreraga 100 200 noneho nyine wakubitana n'umugabo akaguha 5 isa ukumva wayakoreye batangira kugenda bandangira hari akana ko kwa John papa ari chef de zone hari akana ko kwa John kakiza kakanyogwe batwitaga utunyogwe ni nayo mpamvu no mu muhanda ninjemo banyise baby kuko nari akana kuko bancuruje nabo nasanze mu muhanda 9 rero ndakamirika 10 ndakamirika 11 ndaryoherwa 12 mfata umwanzuro ndavuga ni nkwiye kuva ariko nari ifite n'uburebure bwancukaga 12 nari maze kwisobanukirwa hari ibintu bibiri nari maze gusobanukirwa nari maze gusobanukirwa ko ndi muremure ikindi nari maze kumenya ko ndi mwiza nasomye ijambo rirambwira ngo abashaka ubwiza nasomye ijambo rirambwira ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa ngo nibabishakishe gukora ibyiza badacogora Imana izabitura ubugingo buhoraho ariko maze gusoma iryo jambo nibwo namenye ko nzabishakisha gukora ibyiza nacogora ariko icyo gihe ndabyibuka natangiraga kwisiga kugira ngo njye mu muhanda natangiraga kwisiga mu masaa 9 babyita kwimakiya nkimakiya mbese nkitera ibirungo saa 9 z'amanywa kandi ndagira mu muhanda saa 12 n'igice gutyo hakibona kugira ngo dutege ibyo twabitaga abarezi abagabo ibigabo twabyitaga ibirezi nyine ngo dutege abarezi rero uko kwiyitaho niho nari ndi muri miriwari nisiga ni makiya noneho amajwi noneho nkumva ijwi ririkumba buriya ku isi habaho amajwi buriya abantu benshi hari abantu barwana n'amajwi habaho ijwi ry'Imana akabaho n'amajwi yandi ashaka guhenemereza ubuzima bwawe cyangwa ya Satani kuko ku isi hari ubwami bubiri hari ubwami bw'Imana n'ubwa Satani iyo utari mu bw'Imana uri mu bwa Satani ni ibintu nta gushaka guhagarara gati ngo byemere kuko umwaragufata cyangwa ndakagufata byabaye ngombwa rero amajwi amwaniriza arambya turi mwiza reba uburebure ufite reba ijosi reba amazuru reba nirebye koko mbona ndi mwiza nize ngutso miriwari nsanga ndakaza uraka kabisa nsanga ndaka ariko baninjiye mu muhanda mu kwinjira mu muhanda ninjiyemo mpuzagurika kuko najyanyemo za ngutiya za mama njyana mu bwenda budafatika ariko ngezemo nsangamo indaya zimazemo iminsi hano ngiye nategeraga hano bita Karivadosi nkategera aho bitaga kwa Mirimo basenye na hano Top Chief noneho dress nayihindura nkazamuka muri Dobandi na Nyamirambo kandi hose nari mazi kuhagenda mashaka abagabo byari binyoroheye nageze rero aho ngaho kwa Mirimo masanga indaya zo mu Gatsata aho hafi zirambwira ngo mani nawe uraje baby uko twavuganye baby nawe uraje ni nanjye ndaje uje gutega nawe ninje gutega icyo gihe twe twitwaga abadandaza amagara ni Kirundi muri 98 twitwaga abadandaza amagara amafaranga ariho bigeze muri 2000 hariho amafaranga bishyushye kabisa bishyushye mbese umugabo ashaka umugore cyane indaya ari bora ari mari kandi none ubikora wumva ari fier wumva ari akazi bana ubu ngubu babihisha unabimwita kababara icyo gihe ubwo rwose wandikaga izina ukavuga uti ngomba kubikora shizemo imbaraga kabisa kuba indaya byari wabaga uri proud fier rikaze cyane amafaranga ariho bagusinyira bintu bikaze aho ngaho rero maze kunja muhanda barantoza bantoza imyambarire barambya baby uraje ariko rero hari imyambarire ibyo bigutiya byanyukura bikura mu bwo bukora budafite 12 wabukuramo twambaraga umwende twamukondo wazi na mini jipe wa mwende utata ikintu ngo gitoragura ninyitoragura hari ukuntu nakugiraga imbere nkitoza icyo nataye kugira ngo nguterize ibibazo ko tubizi kinege neza abagabo ziba mu maso nabugingo nuko kabisa ni ku maso twebwe zacu ziba ku matwi ukunda mukitoraguza kandi nkitoza ikintu kugira ngo nkwereke kandi hari ibintu bitatu bantoje icyambere bantoje ko indaya igomba kuba itukura ugomba gucya barambye bati siga ku buryo usiga ku buryo uzajya kubona wese uzajya umutera peti gusiga kwitukuza twisiga mu korogorero usangize kugira nagari gutya nasaga amafoto ndayafite yako bisina yazanya yako ndayafite ndagenda ndatukura mburunyanya noneho kabiri bagutozaga ko hari imyambarire mukondo wazi na mini wa mwenda nyine witoza ikintu hasi agahita abona nyine byose agahita ushininga kuko hari agahita bimera byari inshinga hanyuma rero ikindi cya gatatu nuko ntago wagombaga kuba wagera muri uwo muhanda udafite intwaro twagendanaga ibyuma cyangwa inzembe kuko ukukuye ku muhanda mwitana sheri nibwo muhuye ntuzi icyo kujyaniye ushobora no kugera akakwambura
cyangwa akakuzanaho ibintu by'imiteto y'iwabo n'igikoma cy'iwabo ngaho mufite amasutiye yabo barimo inzembe amakora yabo yabaga acometsemo ibyuma ntabwo byabagaho ko mu buzima mpagarara ku muhanda nafite urwembe cyangwa icyuma twarajyanaga muri loji twageramo mbere na mbere kondisiyo ya mbere ni ukubanza gutsimba icyo bita icyuma cyangwa urwembe niyo kondisiyo kuko ntushinzwe kumenya ko icyo kintu nyifite kuri wowe ndagushinyikira twarashinyikaga njye ntabwo nasekaga nsetse ubu nkijijwe wari utegetswe gushinyika ku buryo umwereka ko umukunze umwereka ko umukeneye ariko mu mutima wararangiye urumva abagabo barenze umwe wakiriye 5 10 ku munsi bose ntiwabakundira rimwe kandi ntanda yaraba yagitegetswe gukunda kuko iyo ukunze urashaka kandi ntanda yemerewe gushaka muri buri buzima ikindi ntanda yemerewe kubyara kuko iyo urinda ukabyara ubutesheje agaciro magenzi bawe kandi umwana uzanye muri ubwo buzima biratuma abakiriya babangamirwa ukwiye kuba indaya ariko itabyara bizi ko buri umugome uri aho gusa warashirira ugenda uherekenya ariko wagera ku mugabo ugashinyika ukamutera imitomu ukamumenesha ibanga ubundi mwagera hari hirya si ngombwa ibiciro kandi icyo gihe cyacu twabanzaga kubaza iyo wansifuraga iyo nakwikoraga ibintu ukahita umbwira uti baby bite ndahitaga nza nkusekera ihoberesha kandi tutaziranye nkwikorakoresha nkaguteza ibibazo ako kanya ntabwo ari ngombwa ibiciro icyo nihutiraga kumenya ni uri umusore cyangwa uri umugabo kubera ko kondisiyo yari yo misiyo y'abagabo umusore buriya abasore ni fake impamvu ari fake umusore niba muvuganye bibiri ibyo wakora hari hirya muri loji hose byose ntashaka kongera bibiri ariko umugabo ufite urugo numumenesha ibanga ry'ikimukuye ku mugore umva arakubwira ati no kuri banke hari yamfite n'isamba hanaha mbese abagabo n'abana beza cyangwa abasaza barabe maso umusaza n'umujene abakaze ababyageze no kuri byinshi ariko abasore nyine bo bafite ukuntu babayeho nyine badapfa kurekura ibintu cyangwa ngo bapfe guhubuka kandi bakanabakoresha akazi kenshi cyane akagutinza ariko ntago yagutinzaga bitewe n'ibiciro mwavuganye niba ari ibyo 5,000 niba ari iryo 10 uramukorera ibyo bihwanye n'amafaranga afite niba akeneye kongera ku indi turu ubwo yongera yishyure ariko ku musore kugira ngo agukenere indi turu ntibyashobokaga byashobokaga ku bagabo umugabo akakubwira ahubwo none turanarara agahita gusinyira akakubwira ati ndongera haye ukavanira ishyitsi ariko nge ntacyo yamariye ni nayo mpamvu abarinda uyu munsi bajya banseka bakambwira ati impamvu wabuvuyemo nuko ntacyo bwakumariye ariko mu by'ukuri ntacyo ko nabuvuyemo kuko ngewe narasindaga cyane nakoraga ikosa ryo gusinda buri ndaya iragusindisha ariko ntiyasinda ngere nanywaga urumogi rwinshi naranywaga kandi nanywaga kanyanga niyo yamfashaga icyo gihe iryo cupa nanywaga byaguraga 18 icyo gihe kanyanga zazindi bacana bakajya bimwe bacana ikaka uyu munsi iragura 85 narayibajije ngiye ngenda mbibaza byose n'ibiciro by'indayi binzaho none se uharahane boneka uko numva babiciye barabica ariko haba hari nk'ibipirate byabyo cyangwa ibigaragara nk'amantuze yazo bakaze bakandikaho ibindi bizina ariko icyo gihe yabaga ari kanyanga kandi nabyo yabaga ari mu alimentation hari muri amayo mahoteli ari muri ayo mabara yemewe nyine kanyanga kabisa niyo yamaze primus numvaga ari nk'amazi kubera ko natangire ku bintu bikaze n'urumogi nararunyweye kugeza ku rwego nsinda noneho simbe nyikeneye undi mwotsi undimo gusa ukaba wamaramo nk'ukwezi nararangiye kuko nanyweye mwinshi ndakabya nabaye muri urunywa mwinshi none wagenda umbamo furu kugeza na n'ubu ubu iyo barunyweye nkagize nk'urunywera hano hafa ngiyewe nyita nangirika ndangirika numva mu bwonko bwanjye byiturune abashakashatsi baherutse kunkoraho ubushakashatsi abaganga bamwe abadokiteri nagiye kwa muganga basanga ngo umwotsi uracyuzuye na n'ubu uracyafite umwotsi kuko impamvu sinshobora ubu sinakurwa iryinyo banteye ikinya gisanzwe ntabwo cyamfata bakunda ababyeyi tubyara bakagutera ikinya cy'igice cyo hepfo cyangwa igikinya oya generale niyo imfata ngewe mfatwa na generale yonyine numva rero umwotsi nyine ariko muri Kristo mama Fabrico numva ari hataye biracyari mu maraso kabisa bire urumogi ni rubi cyane rumara igihe kinini cyane mu muntu n'imvugo n'abarungu iyo duhuye tukavugana bamwe ati man rurakuze ariko uko ari byo ufite ufite ikijwi kiremereye nk'icy'abagabo n'abarunwa nyine iyo duhuye tukavugana tukarebana wenda buretse ku bungubu habayeho impamvu y'ibirahure ariko nk'iyo nkwiye muri net uhita ubona ko nari nkwiye koko
kuko uraza kuzikuramo turebe njye ntabwo mbizi sinzi abantu bagura urumogi ariko rero muri ubwo buzima bubi maze kubwinjiramo nita bubi ko ni na bubi ntabwo ari bwiza nta abwifuriza ku isi w'ikiremwa kuko impamvu itumye mvuga ibintu kugira ngo hari n'ubirimo ukibihagazemo wumva bidashoboka ko yabivamo birashoboka kandi nawe ukaba mu buzima busanzwe bw'abantu bakenewe ku isi bakenewe mu gihugu bakenewe n'imiryango kuko narangiritse kugeza ku rwego imiryango itari kinkeneye ndangirika kugeza ku rwego polisi yirirwa yiriyo injyana hirya no hino warafunzwe kuko ujya mu narafunzwe ndafungwa mu Gatsata ariko nagarukiraga mu Gatsata kubera papa chef de zone ngira kagenda gatakamba ati rwose mwamba bari icyo kiraro nkagenda nkagishyira ku murongo nuko bakamazamo nk'imisi ngahe nagera ahubwo mu rugo nkumva nkumbuye kanyanga n'abagabo nabagamo ahubwo nkumbuye umunyuru ntago wigeze nkorera ku burayi n'urumogi nyine baramfugaga ariko navaga yumva bikumbuye cyane abatoza rero mbasangamo batoza barantoza banyigisha bama kondisiyo barantoza nangira ubwo rero 12 aho ngaho hose turaryoshya 13 abagande nibwo baje mu Rwanda imyaka 13 abagande baje mu Rwanda bacuza ama pièces de rechange hano hakuno y'ikiraro bafite ama container bafite amafaranga bafite na sida kandi bashaka umukobwa w'umunyarwandakazi tuba tubiroshyemo abakobwa bo mu Kiderenga aho mu Gatsata tubirohamo umva baduha amafaranga umugande yarafite no umugande nibo bantu nariye inkoko yitwaga igisafuriya kandi ebyiri nizo zamazaga yabagira ikiro cy'umuceri wokejemo nsubiriramo ebyiri zisa cyapana zino nkoko izi ngize abantu bari kurya zisanzwe mama Fabrice mbona niyitaye yawe nari mfite ikibwira umogi ni rubi ruracukura ebyiri ukarya inkoko ebyiri none nibo bantu babasha niwe abanyarwanda buriya nyine kugira ngo arekure ibintu bifatika birakaza ariko umugande iyo yagukundaga yakurekuragaho amafaranga akabanza akakugaburira ibyo byaha akabigukoresha ariko wariye wahaze akakugaburira ukarya ni naho rero ni nabo bazanye ibyo biti bisoba ikimasuro turamansura ikimasuro kikiza mu Rwanda umwe mu bakobwa bakibyinnye mu bwa mbere kumansura twitwaga abamansuzi abakobwa amasuzwe twari tuzwi dufite n'abandi batipe bacu twitaga maniga none twe mu gihe cyacu twitwaga abajama abakobwa twitwaga abajama none abahungu ari amaniga yacu iyo twahingukaga aho ngaho kuri stage nyine hafi ku kabari gutya marembo y'akabari aho top chief hariya Calvados narahakubita ikiza none twahinguka tugasanga abo niga ayo maniga yacarahari yahegetse ingofero bambaye ibipira bibiri birimo ho ba 50 cent n'ibineshene nibyo byari bigezweho icyo gihe kwambara ibipira bigerekeranye ibonda bireba Yesu n'ama pocket n'ibikweto bitabakwira nibyo byari bigezweho icyo gihe none ugasanga nyine baragutegereje uraho nawe ugahinguka aho ngaho uri baby nyine yaka bavuga ati baby yaje bagatangira bakagukora twe dufite imitomo baduhaga nanga kimwe n'iki gihe iki gihe igenda ishiramo ibirungo nyine nago ngayibyiki gihe ariko iki gihe byashizemo ibirungo kuko warahingukaga bakakwita ikintu kibibuto gusa bakagukora gukadagura ahantu hose uri ikineke uri ikivo kuri ikironjo uri igitunda ukumva ikintu kibibuto gusa ukumva urakaze none abiki gihe ngo ni ibisukari majyane nyine ngo ni ibinyanya n'ibitomata ntago urumva imitomo iratandukanye kandi cyera mwari muyifite iriya mitoma cyera mwari mufite irenze twari dufite irenze cyane twari dufite irenze kandi noneho urumva n'abantu bakanayiterana nyine bakanayiterana ko hariho n'ifaranga nta bukene buriho nk'uburiho ubu ngubu twibutse nk'imitomo nibyo nyine nibyo nabwiye abantu nshoboye bari ibintu by'ibironji n'ibitunda n'ibineke n'ibivoka nyine ahantu hose ubwo nyine niba gukoze ku kuboko yahitaga ironji yagukora kwibera akahita itunda ahako zose ahitaga izina ashaka bose kandi bakubyiganira humura utikora badukeneye dukata twinjirana tugasanga nyine ibisopu birakaze icyo gihe hari hagezweho za Latifa inkongomani zikaze twabyinaga inkongomani inshuti yanjye tukayikaragira hasi ku butaka hano hasi kuri stage noneho ikintu icyo twari turi cyo impamvu twitwaga abadandaza amagara cyangwa twitwaga abamasuzi nuko wabaga uri umukobwa wiyangaje gukuramo na yajipo na ya mukondowazi ukajya kuri stage ntacyo wambaye umurese hariya mwakoraga bazimyaga no matara agaragara bagashyiramo amatara yizengutse arimo tutagaragara neza mukambara ubusa tundi tukahakorera ibyaha bitabaho kuri stage
ubwo umugabo niba yaragukundaga rero arayipfa ari kunywa mu kabari kuko ushinzwe gukora ibintu bimuteza ibyaha yego bimuteza kugushaka yego yarazamukaga mugakora ibyaha ngaho akakwishyura akamanuka n'undi akaza muhakorera ibyaha kandi muri mu nzayirwa muri kubyina ibintu ari bibi kimasoro no kuri stage ntacyo gihe ntaro gisabwa uzi mu rukerera ngo bigeze saa 10 saa 9 n'igice ikimasoro kimeze nk'igihonzeho ukuntu abatipe bagwa hariya abakobwa tugwa hariya mbese nibwo inzoga kuko akayaga gatangiye kwinjiramo umuyaga rero ku nzoga uhita usinze nyine uhita ugwa swing twaga turi muri swing muri horo ahantu isi kubwira ati ntacyo uzaba kumbura rwose buri wese akagwa hariya mu gitondo saa 11 n'igice iyo abatipe bashinzwe gukoropa sare bahagiraga nta wagugiriraga imbabazi ntiyibukaga ko wanatanze n'amafaranga abantu kugira ngo hinjire iyo bakuraga nk'abakurura wese nk'abakurura mbese bakurura ikintu cyapfuye bakurura bajugunya hanze bajugunya inshuro nyinshi iwacu bagiye bankura muri brodire za brodire zegere top chief urabona hari brodire hano imbere Calvados hari brodire iyo iwacu bazaga kunkura nasinze nabasha no kweguka kubera umuyaga abagabo n'ubwana na stress narangiye bakagenda bakaryamisha kandi amasaha 2 yabaga hagije kugira ngo mbe ngaruye ubuzima aho ndyamye nkagarura ubuzima nkongera mbayeho mundi ngo nkasharije wa nimugoroba mbaho ubuzima bubi buriya bajya bavuga ngo ukize ngo barayiganira kabisa ngenda kize mpamvu mvuga ibi narakize narabikize Imana indantunguye kuko mu bintu nateganyaga sinzi ko nzabuye ntabwo nzi ko nasubira mu buzima busanzwe ngo byemere mbe mama Fabrice mbe umugore w'umugabo no ntabwo ibyo twabiteganyaga wumvaga uzakuburaya kugeza upfuye kandi wasangaga umugabo nko mugiye gukora ibyaha nk'uri bukwice cyangwa uri bumwice nuko byabaga bimeze wabaga witeguye gupfa cyangwa ukamwica urumva rero muri ubwo buzima ni wavuga ngo nzabyara nzubaka igihugu kiranye ni wowe n'uburayi paka upfuye ndagenda ndakamirika 14 umutipa arancuka ambwira urya ari umusore ariko igihe kigeze abona ntacyo byamumarira none araza ari president wacu avuga ko ari umugabo ufite umugore ariko bashaka inzu iwacu hari ubushamburete buri bukodeshwa tipa araza aranatitira ajya no mu ndimi z'abagrokori abwira mama ati nanjye ndi umupeni mama ati ati umuntu werekwa ngwino nguhinze mama muhinzu ariko ari njye ashaka kandi afite target kuri wowe aranyegera mbwa ati buriya rero ntago ngewe mbahanga kubera kuba ni we nkunda kumbwira ko nkunda uri umugabo rero icyo gihe byabaga ari fier ariko ubu ngubu iyo mba numva nkore ikintu kibi nsuzuguye ku rwego nashaka kukubwiramo kumbwira ngo urankunze uri umugabo ubu nsuzuguye ndanababara cyane ariko agukunze urukundo ubundi hari urukundo ruganisha abantu mu byaha ariko urukundo rw'uko turi abanyarwanda byuko naba mushiki wawe nese umunaje ahanga ubu ngewe ubu mbayeho niba umamagaye nk'umunyamakuru numva ufitiye umumaro isi yose kandi ushaka ko dukora ibifitiye umumaro isi yose cyane rwose rero ibyo ngibyo ntacyo bya ariko iyo ushatse kurengera ndagusuzuguruka ugaseba nk'umugabo kandi mukunda kuba kandi umuntu ufite iyo tension cyangwa ufite iyo intention uhita umubona jisho ryanjye riramubona kandi cyane kuri na mwiza rwose ndamubona kandi suko batatereta ariko ikibazo nuko basebera imbere yanjye uri mwiza kurusha kuko Imana yagukoreye yaguhaye ubwiza budasanzwe ndashaje bunashaje ariko abantu bakurikiye iyo bareba isura bakabona ibyo urimo uravuga biragaragara ko ukera wari mwiza cyane pe kera narakaga ariko n'ubu uri mwiza narakaga icyo gihe narakaga ariko umugabo baraje turaturanye ati rero tugomba kwiyubakira mu gipangu tipa aranereta ankoraho akazi k'amafaranga yarayarekura ndavuga nawe ku bundi niba ashaka ko tugenda tukajya kure ubwo muri iyo minsi nari nkirutse ibirwara by'abaganga mvuye sehashka biriya 13 nararwaritse njya sehashka ibirwara by'abagande subwo ntago niba byita imitezi zamburgo n'ibindi ni ibirwara byandurira mu mibona bari bo bifite bo rero bikaze kuruta iby'abanyarwanda ukangirika uburyo narangiritse abadokiteri bagaragaza ko nazashaka nazanabyara urumva byari ibintu bibi cyane rero yasanze nkirutse ndavuga n'ubundi ko abagabo binaha mu Rwanda hano hafi ahangaha muri quartier na Gatsata nahe bamenye ko narwaye wenda nabakira nzabona twigendera yambwira ko ashaka ko tujyana ikabuga tuba turiyambuke twigiye ikabuga twimuka nijoro ngezeyo nsanga umugabo yari afiteho misiyo n'umugore nabizi ni mu buhamya burebure sindi mu burambu nta kibazo ariko uratubwira aho gato yashotse ndavuga aho gato sanga uwo muryango ufite sida umugore n'umugabo ni kirya gihe mwumvishe hano mu Rwanda habaye ikibazo
cy'abagabo bafunzwe benshi bafata abana bato ku ngufu ngo hariho umwuka mubi ngo abana bato bakiza sida urumva nawe yaraje atazi inkurango wariwe yaraje atazi inkurango wariwe ndakirutse ndi mu rugo bari kondora bari guha imiti akajyana akana ko mu rugo kandi nararangiye buriya umuntu ubwe niwe wimenye kamenya ndi mubi cyane mwiza kuko wowe kugira ngo nkubone nkumenye uriwe byangora ariko wowe ubwa urize cyane rwose rero yaraje agira ngo ndi umwana wo mu gipangu mu rugo kandi nararangiye ajyana zikajyanye umwana wo mu gipangu azi ngo afite ariko agejejeyo cyakora byambereye amateka kuko ngezeyo nasanze ibindi bintu birenze ibyo narinzi mu muhanda ko mu muhanda nigiyemo ibintu byinshi ntashaka kuramburira ku ikoranabuhanga ngo mbishobore ariko mu by'ukuri ibifitiye abantu umumaro nibyo ntambutse abantu benshi bazi ko tuvuga byose jamana nigaye bavuga byose oya dufite natwe bituma tubaho natwe tubitse bituma tuba umugore n'umugabo yego tuvuga ibikenewe bigirira umumaro bene kubyumva bifite umumaro societe yego noneho tugezeyo baranyicaza bambwira ati rero ntabwo tukuzanye aha kugira ngo tukurire amashuri uko twabivuze nta nubwo tukuzanye ngo kubere famiye ahubwo nkuzanye aha kugira ngo mbere umugore kandi ninkubwira umugore ntumve ko usigiye gusimbura umugore wanjye uyu ikibazo dufite sida kandi twararebye dusanga nta wundi wo kwigabanyirizwamo uretse wowe ni we tugomba kuyigabanyizamo twahise tukakwica umugabo abimbwira ati umugore nawe aranseka arambwira ati urebe utaye inyoko nasunguje ngo tukubere ababyeyi icara aha urwo nzapfa ntabwo nzarupfa njyenyine muri iki gihugu bazampamba byibura mpambye nk'udukobwa nk'icumi nkawe my goodness ndumirwa mbura icyo nkora urumva ndi mu gipangu cyabo bakodesheje kuva iyo tariki nkinjiramo nararinzwe nk'umuntu nyine bari gukoraho ibyo bakeneye udashobora gusohoka nararinzwe naratangaye natangajwe no kubona umugore ashorerana n'umugabo bavuye muri chambre yabo bakansanga mu yanjye bari barampana umugore agahagarikira ibyo ubu dufite abantu bakijwe n'ibintu byinshi agahagarikira igikorwa kiri gukorwa umugabo bari gukora ibyo urumva ntabwo yagukoresha agakingizo kubera ko icyo yashakaga ni ukunyanduza ngo ngabanyirize musida my goodness aho hantu nahabereyeho ubuzima bubi narahakubitiwe narahasonzeye narahangirikiye ndagenda ndatonyoka naya nicara rusazi rukaza icyumba kiranuka umwaka nahamaze no buhamya burebure nahamaze umwaka kugira ngo mpave mama yakobotse mama yarase buriye gusenga bifite imbaraga bo abantu benshi niba bizi ni n'ibintu bigiye bisi by'abazungu ariko bene kubimenya bazi bangari birimo iyo mama taba yarasenze Imana nkuranga uyu nguyu abantu bavuga ngo barakunze bavuga ngo barakeneye ntago mba ndiho amasengesho niyo yambundikira ntago bavuga nibyo urakunzwe pe Baba Fabrice ntago ndabashimiye abantu baragukunda ndabashimiye ariko mu by'ukuri amasengesho yagize umumaro senga mu idini yawe cyangwa usenge mu buryo bwawe uzi ariko usenge we kubaho mu buzima butagira n'ikikurinze ko amasengesho ararinda nibyo mama rero ngo arasenga Imana ikanyumya ngo ndamurinze ngo nyine ngo murindiye ahantu ngo nzamukugarurira mu gihe gikwiriye umwaka ushize iramungarurira imungarurira ikoresheje umugabo yamaze kubona ko nangiritse ntangiye kunuka inzu yose bapanga uburyo bwo kunyica babupanze rero basanga baranyicira mu cyo gipangu umurambo ni barabona bahunyuze Imana ikora ikintu gikomeye ahantu twari dutuye hari abajepe barararaga barinze ku muhanda bari batuye mu bipangu biri ku muhanda abajepe icyo gihe haraga abajepe hano ikabuga rwose hano mu gisantre niho twabaga mu bipangu byabo baribaza bati uyu nitumwica turamushyiraye babura hano ngo bari bunkire bahabuze rero niko kujya inama umugabo yari umumotari wowe egura moto ugenda ukore ari umugore umugira inama bari mu cyumba Bibiliya yaravuze ngo nta cyahishwe kitazashyirwa habona niba ukora ibyiza Imana niza yakuremye ikakubumbabumba muri matseri babumbye izakwitura ibyiza ariko niba ukora ibibi ntutegereze ibyiza bizava mu bibi nta bihari babuganirira muri chambre yabo nk'umugore n'umugabo umugabo gwabo yegura moto saa 3 ajya gukora ari buze kunjyana mu masaa 9 saa 10 akanjyana ngo hanjyana akaba ari hanyicira akanta kunzira ko kuri musa nk'imirambo saa 10 z'umugoroba saa 9 z'ijoro mu gicuku nyine abafite gahunda yo kujya kunyicira hano ku gahuru akanjugunya aho akomeza ariko basanga hari ikimana yari ngambere yari ziko nzaho uyu ndiwe uri umuntu wese Imana ifite icyo yamugambe ugera ku isi Imana ari icyo uzaba cyo kugeza uzarangiza urugendo Imana izi icyo uzaba cyo ntabwo kandi ntishobora gutana uwo mugambi uko wawukwepa kose uzawinjiramo cyane uko Imana ikurusha ubushobozi narumiwe aho ngaho rero maze gukizwa nibwo nabimenye neza ubu nibwo mbizi kuko icyo gihe umva ntabyo narizi sinzi biri gukora nabwo kandi mbizi y'agace kuko tumenye iby'Imana hagace gato aho ngaho rero naraharindiwe mu buryo bukomeye
kuko umugabo yaragiye mu gukora agonga umuntu arapfa moto igonga umuntu arapfa mu gihe agiye gucika pandagari birahageze iyo ngeze aho nshimira inzego z'umutekano kuko iyo hatabaye inzego z'umutekano inshuro ebyiri zose simba ndiho yego baramujyanye baramufunga umugore yumva amakuru ko umugabo yafunzwe bibi bibazo yaratunzwe n'ubujura bw'umugabo bwa moto nta kandi kazagira urumva aramfite aho nararangiye naraboze biramucanga ahita agenda ajya mu ndaya kuko buriya indaya kwitwa ngo yiyangaje kwitwa indaya arabizi ko akora umwuga w'uburaya purisi ubugome kuko utari umugome ntiwatwara umugabo w'abandi ntiwafata umwana w'umusore ngo umwangirize ubusore kandi ubizi ko mutazana abana yego ngo umurire n'utwi purisi ubugome rero aravuga ati nta handi hantu nshobora kugana kugira ngo mbone uko uyu mwana amwikiza ndajya mu ndaya yegera indaya zimuca amafaranga zemezanya umunsi aranabyemera uwo munsi baraza mu masaa 5 saa 6 gutyo z'ijoro bari bahageze bacangiga imimogi barangwa muri icyo gipangu banywa akanyanga baruzuza baraje batangira rero kwivuga ibigwi barampamagaza bankuramo imyenda banyicaza hagati batubone tugiye kukwica kandi turakwica gake gake ku buryo uragere kuzimuka babwira ko bafite abakozi sinamenye ibyo bavuze nibwo batangiye kujya bafatira umungi bakanjomba mu matwi bagashyira mu mazuru rwaka bari kunywa bishirira bikamabwira Imana ikurindira mu busabusa ikurindira mu rupfu ruri warugezemo bati turamwica batangiye kujya inama y'ukuntu banyica nicaye hagati muri urumva nyirizina ngina n'indiho ntabwo rero ndiho uretse ko Imana ifite akamashini k'ubwonko ibikamo ibintu kabisa ariko sinarindiwe ariko ntushaka kwibagirwa aho uvuye kuko iyo wibagiwe aho uvuye ntubuzi naho uzajya ntabwo nabyibagirwa kuko birandinda barangije bajya inama y'uburyo bari bunyicemo umwe muri bati turamwica tumutsindagiye muri wese nyiri inzu ati wese yaruzuye nitumutsindagira amabaye hita bimukira kuko iyo tumaze kwica umuntu tukamujugunyamo abimukiyemo baramubona tubisaba kujya muri mu nzu bakoze ikosa ngo bajya mu nzu batarebye toilette kuko gahunda yabo yari kujya bashyira abana b'abakobwa muri toilette bamaze gukorera ubwo buzima hari abo bari barishe benshi n'ubundi ntago babatangaje bavuze ko ari ubwa mbere ngo bari babikoze ariko yarababwiye ati toilette yaruzuye ntitwamutsindagiramo yazagaragara kandi tumaze kwica umuntu turimuka hanyuma rero byabaye ngombwa ko baburi ko banyica urumva nta buryo ariko umwe muri babagiye inama arababwira ati ariko twaguze essence tukamutwika ibyo binyamaka byo dutsindagiye muri wese bahana chance bemezanya igikorwa nicayaho mu gicuku kije mama nawe hari mu gatata wibuke ndikabuga arimo arasenga mama ari mu gatata ngo ijwi riramuhamagara ngo mu nzozi uramubwira ngo mama nkuranga mama wanjye urumva banyimbara munyitirira giye kusengere nkuranga kuko ari hagati y'urupfu ngo mama arasenga ngo arasenga ariko ibyo yasenga kumva ntiyarabizi umwaka wose yarambuze urumva yarabizi ariko arabikora buriya ushaka kuba ufite nka mwene wanyu wakuri w'umunyamasenyi ushinzwe gusengera izina ryawe akaba ari bwo buzima bwiza ufite Imana ishaka kunsanga nge ikamyereka gusengera uriya kandi atananze ikamisura ikamana amazina nkamusengera akabaho akababeshyeho n'amasengesho nyo wakabazi ko ari we gusa ariko hari umwitanyira ikifuza ko Imana izi cyaza bacyo yego naratangaye Imana iteye ubwoba naraharindiwe umudamu asora akajerekani nyirurugo arakamuha n'amafaranga kujya kugura essence aragenda kuri station hafi aho ngaho barayigura baranayizana naho Imana icakiye umuryango wo kurokokeramo kuko aho hantu icyo gipangu cyakoraga gikinze n'ubwo cyari gikinze mu gusoka ajya kugura essence ninjira ntibibutse kongera gukinga begekaho portail aho nicaye aho bazana ya myenda yanjye yose bayishyira imbere yanjye bayirayicomeka barayitwika barongera bacomeka urubogi ngo bamwe babanze biyice buriya n'impamvu ibiyobyabwenge umuntu wayobye ubwenge ntacyo atakora yego barabanza baridoroga kugira ngo biyangize ubwonko imyenda nanjye iri kugurumanira imbere yanjye muri uko kugurumana ntabwo navuga ngo iryo jwi naryumviye mu myenda ariko numvishe ijwi rimamagara rituje rirambwira ngo nkuranga haguruka kuko naje kugukiza sinamenye ariko nkumva rifite imbaraga nkumva riratuje kandi nkumva nari ndikeneye yego ndaribwira nti ndahaguruka gute se kandi urubona nicaye hagati y'abantu mu mutima ubwo twavugana buriya mu mutima umuntu ni kuri rirambwira ngo haguruka humura kuko naje kugukiza kandi ndagukiza ndahaguruka gake mpagurutse gake uko nasukumbaga uko nari imeze uko barambwira ngo wandaya none se ko uhagurutse bamwe ndashaka gupfa mpagaze buriya muri kimwe mu bintu ushaka kurinda umuntu no kwigirira ibanga cyangwa kugira ibanga ni byiza buriya umuntu wese afite umubare w'ibanga utumye ariho udatuma abanzi bawe bakugeraho vuba kabisa ukwiye kuwugira urumva iyo mbabwira ngo numvishe ijwi ribwiye ngo maguruke bari kundangiza vuba ariko narababwiye ndashaka gupfa mpagaze ijwi riramya ngo urabona uwo mugore uri imbere yawe ndamureba
urumva nahagurutse muri position y'aho igipangu kiri umuryango w'igipangu buri muntu wese ateganye naho ubutabazi bwe buri nuko benshi batabizi cyane uko nakarebye gutyo ijwi yambwiye ngo urabona kiriya gipangu urana ari ingufuri rero nayiriho hari urufunguzo urebamo niwe rwegetseho ni soto uwo nguwo ndagusotesha utambuke ndagutambutse uko namusoso bimbaje wamemukiye uko nageze ku gipangu urumva bagiye kwisuganya ngo bahaguruka aho bicaye ngo bankurikire basanga narenze ariko barankurikiye nono nanjye uko nakirukanse soka igipangu Imana inganisha muri position y'abajepe bari ndagenda mugwa mu maboko urumva nambaye ubusa narashwanye naraborze naranutse ahita nyicaza yanyicaje hagati y'amaguru ye arahamagara nahise nza gufatwa n'imodoka ya polisi injyana kuri polisi ari Kabuga baranjyana banshyiramo ikintu yankoreye se nyambika igipira kinini umudamu wa umupolisi ndamureba andyamisha kuri we arambwira ngo humura kuko yabonaga ko namaze gukanwa amaso nari namaze gupfa byarangiye ariko amaze kumumuriza mbonye ari umuntu mbonye bambaye uniforme mbona kubaho birashoboka nibwo namutekereje ibyambayeho bahise bajya kuzana wa mugore ariko abandi barababura banamugejeje muri gereza ari naho bancumbikiye muri urwo rukerera izindi ndaya yasanzemo n'abandi bagore yasanzemo batufungiye iki kuko bahita bibwirana buri wese amubaza icyo afungiye ariko ngiye banjyana fanda njyana yarabwiye uyu mwana ntabwo tumufunze turamucumbikiye kugira mu gitondo dukora nkete ariko bazanye umugore bamwinjizamo nk'ifungo bamwe ati nta soni ubu ugiye kuburana n'umuntu muzima burana n'intumbi wane bamubwiye ibintu bitabaho hiturangiza wowe uri kumwe n'ikibazo cyawe ufungiwe aho bazatanga amakuru ko yarari bahita bamugira inama y'uburyo agomba kundangiza akazaburana n'intumbi yanjye numva hose hari urupfu ariko hose nasanze uburinzi bwiwe muri kumwe nawe aho kumwe muri gereza niho cumbikiwe niho noroshwe igipira cy'imbeho bati zubu ndamwicisha iki ati niga cyangwa umushyire mu kakodobo ka rujoro arahitarangira bati shinga amaguru hejuru umutwe hasi mukadobo akadobo buriya niba ari ikintu kizahaza kibi cyane umunyururu ni rujoro ako kadobo bakakikankiramo akitsindagiramo gutyo umwuka wako nahise ngwa nka hariya Imana imbika mu kantu gato cyane mukandi kanya babona ndiho bati uzuko kiriho mwana barunye bati mujye bakatsindagiyemo kuko hariya muri gereza bafungura saa 11 n'igice kugira ngo abakaraba bajya hanze saa 12 ni kuri nuze ngo nimba ari kuri phone mugomba kuba muraho mugomba kujya ku murongo kandi ikintu nkundira muri gereza baba bafite ingufu ridagomba gukinguka isagonda irenze imwe kuko mu isagonda irenze imwe umuntu ashakora ibibi ariko yakubise rimwe gutya ahita yinjira asanga ndi gukorerwa ayo marorero sindashira mu mwuka byagenze gute ndamusobanurira uwo musobanuraga sinarindiwe ariko arongera aranjyana arankasoringa bahita bafata pandagari no mu gatsata kwa mama urumva nabahe imyirondoro ngo bageze mu rugo basanga papa yagiye mama arahari mama yari umucuruzi ucuruza amashaza baramubwira bati kuri polisi station ya polisi hana baragushaka nta n'ikintu bamubwiye mama ngo yaje abwira abaturage aho ngaho kuko bamwicije muri pandagari inyuma mukajya bambwira ati banjyanye Kabuga urumva yarazi icyo bamujyaniye ariko agiye guhura nanjye uwo yasengeye yego rimwe na rimwe tujya duhuzagurika iyo tujye guhura n'umugambi w'Imana umuntu akagira ngo agiye gupfa ariko nyamara ugiye guhura n'umugambi w'Imana yego mama yarageze baramunyereka mama akimbona arebye ukuntu abaye yararize mama yararize anyuhagiza amarira yanyicaje imbere yararira abwira ibintu byinshi Imana ntashaka gusubiramo nibyo ariko mu by'ukuri igihe kigeze afandira muhamagara bamwicaza muri biro bamubaza amakuru y'ibyambayeho mama arabisobanura nanjye ndabisobanura atungurwa no gusanga bawundi batitiranaga umwe wamuhanuriraga ari we wari umfite kuko yimuka urumva yagize n'umupanga yimutse upanga yise arakurikiranwa iyo yimutse ko yimukugiye ashakiye cyane rwose ntabwo yarazi ko twajyanye ngo ajye kunyangiza atyo bamagira ikindi gikomere ariko ategekwa kubabarira yahise njyana bahise bamwandikira inzandiko zinjyana CHK bamfata ibizamini barampima bamaze kumpima basanga amaraso yanjye ni mazima nta sida mfite barongera bahamama iminsi 3 ngo bayajyane hanze nabwo barayajyana ya 3 nayishize amaraso yanjye ari mazima mama abwira Imana ngo Mana shingiye ko nkuranga ari muzima ka umunsi ubije amaraso ari mazima umubiri wo ni wowe uwomeka uzamundi mubiri ndabababariye ajya kuri station arabwira ati mukurikirana abanyabyaha banyu ngenda bababariye umugore abamo yiregura avuga ko ari umugabo wamushutse ari umugabo wakoze ibyo ari umugabo yiregura nyine wivanaho icyaha igihe kigize baramurekura yego arangije akora n'ikosa za kwa nyina wabo utuye mu Gatsata tukajya duhura inshuro nyinshi naramubonaga nkiruka nkabona kumucako nako bitwa nkabona ubugome bankoreye n'umugabo nkiruka ukabona ari ikintu cyanangaje maze gukizwa niwe muntu niyo foto ya mbere yanje imbere imbwira ko nkwiye kubana nawe amahoro ubu ni inshuti yanjye
none se nawe yarakijijwe ntabwo arakiza ariko muravugana turavugana turahura uraho nkuranga abana baraho umugabo araho nkamusezera akagenda wa mugabo wibye ntabyo nzi benshi bajya bambaza ngo kuki utazibye ntabyo nzi kuko nigeze abo umugabo wanjye niyo nta nubwo nshaka kumubaza amakuru y'uwo mugore umugore namubare n'umugabo nababariye leta nikomeze bahanira ibyaha byabo cyane n'ibiki bafite simbizi ngiye icyo nagombaga gukora no kubababarira yego aho rero mvuye nibwo nese menyana n'iniga mbana nayo ariyo mugabo wanjye ariyo tugezeho iniga ikomeye cyane ndayisuje ahiri iniga yanjye iniga irambona turamasurana azi kubyina inzayirwa avuye igitarama none se mama Fabrice utarakomeza ndashaka kubaza na nyuma y'uko uhuye na rya somo rikomeye nabwo nasubiye mu Burayi urongeye wataka Burayi nsubira mu Burayi baranyondoye baramvura CH kiramvurira ku bipapuro bya police barangije maze gukira ngarutse ubuzima nyine ariko mu mubiri ari ubuheri gusa nyine ari bikomere bikirutse subirayo urongera urataka ndataka ariko noneho mbona abakira bake biranga hari ukuru byanga nyine uba aramaze kujegera nkajya ndaramagaze rimwe rimwe nkatahiraho ariko simbura banywa inzoga simbura bamakanyanga ariko ngize amahirwe nkubitana n'uwo musore ari we wambitse mu kinya niga yawe niga yanjye niga mbara nkubitanye nayo ari niga ariko noneho simukunde impamvu namukundaga nayo mfite amahame muri ubwo buraya bwose nayo mfite amahame yo gukunda no gukora ibyo byaha nayo mfite uburyo mbikoramo iyo waba urimo gufura igikara nyine naburaga ko mbigenze kubera amafaranga uzanye ariko numvaga atangira ibirote nandukanye nawe njye nakundaga abahungu barebare b'inzobe we nigiza ari igikara ari namugufi ariko ari umucezi ari kazi cezi kandi ikindi ari umunyamisiti mbese wa muhungu uba kuri style yahoraga ku cyane ariko ari mayibobo ifurira muri yanza hano ariko akamenya kujya gufurirayo no gukarabirayo no kwiyitaho ariko ari ku cyane ariko icyo gihe hari hagezwe umuhungu ufite waves afite waves umutwe wose ari imikato gusa ikindi yari afite rugabire y'ibiro 8 yakoresheje rugabire y'ibiro 8 y'amatapi y'amapini ibiro 8 akayambara ukuguru kumukunda ibiro 8 16 kugira ngo ayigenderemo ni muri Roranto yajyanye mu bunyere ni mu mazi iyo nabonaga gusa narabikundaga arambwira ati man naragupofotse twavugaga gupofoka n'ugukunda naye namubwira ni man ni nanjye nagupofotse arambye ngo kandi man uko nzanagukira no mu mago ndambwira ni ndayazubaka man uzampofoke dupofokane gusa turyoshye iminsi shi atari kwirejya mbagore iyo twagendanaga yarambye ati bisi yose twayifashe man ari mu kinya kandi nijoro byagera nijoro akarara muri muhehe mu gikangaga iyo atabaga urukerera rw'imyenda y'ahantu yayibikaga no mu gikangaga cya Poirot niho imyenda yabikwaga akayifurira muri yanza ikarito n'imyenda akayiraza hariya mu gikangaga cya Poirot ntanzu urumva yinjira i Kigali yagiye kwa nyina nawe nyina wabamwirukanana shashi mukarahita yinjirira umuhanda aba mayibo nese mukabona na gute mugahurira yego ko aho ni kutubari nyine ku yandi hana abandi kugasima kwaje ubu bahita kugasima ni kugasima nyine twabaga tuziranye aho tugomba guhurira inigira mpofoka irankunda bien arankunda mbya ati ndagukunda kuva kurwara kugeza ku musatsi akumva ibyo avuga ari guta umutwe ni mugufi ni igikara nkabura uko mbigenza ariko okay nkamureka hari ukuntu ureka umuhungu nyine akipfira ariko ubizi ko nta gahunda ufitanye nawe yego tiparambara mu minota mike cyane abaye nk'uzamutseho gato acuruza icyo bita ikarito ivamo igiconco yegeka muri gare ya Nyabugogo iriya gare nayo iryoshyaga sibyo najyaga ku cyangwa ubundi nkayicamo abahungu bose nkabazengereza bahagaze imbere y'ibiconco byabo ibiconco byabo birebire byabaga biri amasaha ubukomo amameta bakibyegeka muri gare batabirukana nkahaca gusa nikaraga gusa kugira ngo bazengereze bagasifura bakabyimirwa bahiga umuhigo barabati uriya mukobwa umuntu wamuduterera akamudushobora akamutereza twamucyo ashaka hano muri iyi ni nko kuvuga kuri aka gasima kacu muri icyo biconco byabo bajya inama tipa bayaritaye mu gutwi kandi abisiko tuvugana nawe tubasha kuvugana akora ibyo akoraho byose amafaranga arayamanda yarya ibyo nywa arahanywesha arandisha aranyambika nkoraho ibi byose ku giconco cyangwa atari kubukoko urana utakwiye konsura nzagusura kabandi se basuka umutima kabandi masura njyayo naho ngiyeyo ku munota mubi wanyu namusuye ahantu yari yatiye abandi bahunga kageto kabagamo mukuru we
ku umusambo yo mu cyaro ureba umusamba pana matora n'ikiringiti cya rufukura kireba ndakireba ubwo kandi kwitaka yakubuye yateye amazi nimwe n'umwitaka yasashe kwitaka umukeka umusambi yakubise ikiringiti agasheze hariya n'agatebe ka taburete ubu nicyo kurya nicyo kunywa hafa ndaje nikaraga ntumura ntikoraho nkomanze ye baba we nsanga nyine nahaba cyangwa naho ngaho yanyiteguriye okay ibyo sinari mbyitaye cyari kinzaye no gukora ibyaha nkingene nkuko nsanzwe nkora ibyaha ndarya ndanywa ntera imitomo naragukunze ndagukunda naho we yamenesheje igihe cyanjye cyose cy'ubuzima bwanjye kibanga ngi sinabimenya aramfite wese azigiye ndimo ko ari kibi wari waramuganirije kandi afite tageti yo kugira ngo antera inda nkuko bari abasore babivuze narayihangukanye ariko wavuye aho ngaho hijya hagurukanye ya Fabrice ariwe fura yacu wow ngezeyo ndatitira ngeze mu rugo nibwo natagiye gutitira yesu icyumweru kimwe ndatitira icya kabishyiramo umupira icya gatatu nziruka abagabo ukwezi kwagiye gushira none za nkoko n'iki byose mbizinutswe n'ibiryo byo mu nkono nsigaye ku kijumba gihekenywa n'icyo mu mbabura gusa nabo n'umugabo natikiza ko umugabo n'umugore bahura nkaruka umutima ukenda kumvamo imana iteye ubwoba araza arandeba atari ko kubite ko mbona wakonje wabaye nabi byagenze gute ndamutekerereza hanyuma rero iwacu nabwo bwo papa nyine nabikeka ariko araceceka mama nyine nawe akabibona ariko agaceceka abantu bakuru bo bireba bakabona ndakonje ariko biteri ni inzoka narwaye inzoka byaye none nanjye uko ngenda nabikeka bigeze amezi abiri nibwo nabonye ko ntwite nahise nkoresha uburyo bwose bushoboka bwo kwikuramo namaze amezi 4 yose nkuramo inda yaranze kuvamo natangiye kwikuramo ifite amezi 2 nkoresha ibintu byose twakoraga mu kiderenga nkoresha ibyo twakoreshaga ku bandi bakobwa inda Fabrice yanga kuvamo iranga 6 arashyika iwacu babarayibonye abaturage babarayibonye baranyicaza iwacu barambwira bati ninde waguteye inda ni umusore baramuntuma ngiye kumuzana nawe arambwira turabizi kuri indaya kubona n'abahungu beshe umwana navuga nzamenya ko ari wanjye cyatari wanjye biba biracanze ngiye iwacu mbatekeje ko bambwiye papa tifatu twawe ntuzangarukiye mu rugo dore nguko uko nabaye ku rubaraza mba ndasohotse mbaye mayibobo zino bano bakobwa bamayibobo bakumbaraza kandi utwite inda y'amezi 6 yanze no kuvamo muri mukondo wazina mini nta umpagatenge nta wamba n'agapira ko kwifubika rekada none natamuka ati dore yataye kwa John dore kakara yako kwa John yewe ababyeyi bamvumira ku ruhera abagabo ari uko abasora ruko ndangwa reka babwire abankunda ndabashima kuko banyijije igikomere hari igihe cyarageze baramvuma mbigicibwa nkajya ndara mu bikoni by'abaturage no kubaraza ntara musi ya kiraro cya Nyabugogo nahabaye amezi kuva kuri 6 kugeza ku 9 kuko mu mezi 9 nibwo imbobo zagize imbabazi aho Nyabugogo baravuga bati iriya ndaya ko muzi ko yanadukopaga twe twaranakopaga icyo gihe cyacu harimo nabona kintu bakindi mideni kandi abandi mideni nabo bari abandi bati ko muzi ko baby rwose ntake tatugenzaga kwishimwa kuko mutume abyarire hanze ku rubaraza duhari turi abantu bamaniga ubu muri aya maniga nta waba yarigeze abonana n'iriya baby ngi mushimishe aba ari wewe yiteye inda iniga ibirahagurutse ati ntekeza ko yambwiye ko ari ingingo yimuteye ati ubwo nimwe yarabikubwiye rero kuki ari we yahisemo tubwira icyo tugufashe ujyanira baby mu mago ati nyine nimumfashe nkiri baby mu mago umva bahana Chelsea biyemeza ko bagiye kwiba cyo gihe hagizwe n'ubutubuzi gutuburira muri Gazungu mu kibiriti bari byiyemeza bagenda baratubura bariba badukodeshereza akazu k'icyumba na saro hariya mu rubonobono kwa Rukemura k'amezi 2 k'ibihumbi 10 kwezi kumwe ari 5,000 k'icyondo batugurira isheze ebyiri batugurira akameza bashyiramo akamatera k'abanyeshuri bashyiramo udusahani n'udusafuriya n'akababura baje babwira inigatigero zarira baby mu magoma wizana yishyire mu mago araza ari kuwa 4 ku itariki enye z'ukwa 11 imvura igwa uri hanze z'ukwa 11 2006 saa 12 araza arampamagara ngo baby ngo ngwino mukurikira ntaza hanjyanye ngezeyo sanga manigaraho bacometse urumogi bari kunywa umwotsi wuzuye inzu icyo kibaye kanyangazi ikirori gikaze igikwe kirabaye bashyira mu mago baraferesta baduha kondisiyo batubwira ati man ushobora kubana kawunga kakabura mucero ukabura
atareka ikitabura n'umwotsi ntimuzawutubura nimujya mubura kawunga mujye mudusanga ku mihanda tubaho umwotsi munywe mutumure mujye swingi musinzira Imana niyo nkuru mani baradusezeranye ni we mugeni wabayeho ku isi wasezeranyijwe mu itabi barasezeranye batubwira ko mu rukundo kubona itabi ukinywera mukajya swingi mukisinzira nta kibazo Imana niyo nkuru itabi riba itabi muratwika turatwitse turamanutse wa mugani wabikigiye turibaniye uwo mugoroba narayeho ku wa kane ku wa gatanu ku wa gatandatu ndabyara maze iminsi 2 narabyara azi ko ari Imana yabikoze mbyara Fabrice mubyarira ku Muhima nta mituweli nta kigoma nanjye nta gitenge Muhime iranze ni musaraba ku cyane bibamya bwajya bagaga ndabasuhuje bishiti zanjye kabisa banzi kuko bamfatiye amashuka n'umwana bafatira amashuka bambyaje Fabrice umuhungu w'igikarusa na se na bugingo n'ubu Imana iteye ubwoba ahageze arebye umuhungu ukuntu asa arebye n'ukuntu abyaye n'umuhungu byonyine bimwuzurana umunezero yibagirwa ko nta mituweli nta n'imyenda ahita hamagara Maniga ajya Nyabugogo arabwira ati Mana uwa Maniga yiyongereye mu gihugu twabyaye natwe yaniga ubu ni niga bahita bamwita niyo nkuru Fabrice nibo bamwise imbobo nizo zamwise niyo nkuru Imana niyo nkuru Fabrice nibo bamwise bati kuva ari niga yaje gusa nihazi ndaye Imana niyo nkuru Fabrice azabaho natwe turiho nk'imbobo igihe kigeze mva kwa muganga birumvikana biba ngombwa ko Fabrice mutahana mujyana mu rugo imbobo niyo famille nari ifite icyo gihe none se ku Muhima wahavuye warufite kwishyura n'iki byose nta mafaranga yo kwishyura twari dufite ariko papa Fabrice yagiye waho mu cyana na mituweli yagiye mu cyara ajya muri izo mbobo hose amafaranga 15 bari bamucira yabona araza arishyura arantahana amaze kugeza mu rugo rero imbobo nizo zanyondoye satwondoje urumogi na kanyanga n'ibihanga by'inka hari Nyabugogo zanyama zo kubisahana Fabrice atanye kunkura umugeri ku kiriri bakaza bakamuhuha umwotsi mu mazuru no mu kanwa ngo mwana ngo mani ngo nywa mwotsi mutazakora utazi kuri umwana wo mu Maniga n'abajama umwana kamera akagaruka Fabrice atangira umwotsi aryo aruyenje tunga umwotsi nge n'umwana na se ubuzima buraducanga bigeze hagati buncanze mfata gataro niruka nkana Fabrice kidodo ndavuga nako kujya nongere mbindaya kandi umugabo yari yarambwiye iyo mbaho nashakanye nawe irambwiye ati ni usangana n'umugabo nzakwica ubuzima bwe mbushyire mu gitaka kandi nkabona yabiko ndavuga ni byiza nk'umuntu wanyubahishira akamvana hanze nkabyarira mu nzu okay reka mbireke mbonye buducanze ikarito ye iri yanze kuko igicoco yaje kukiva kwera guhomba ajya ku ikarito ya bombo na shikarete akajya azunguza babana bazunguza ku modoka biranga nabyo bakajya bamufata bari batanye kujya babafata nanye mfata gataro nawe agafata ikarito biraducanga biranga umwana araturemba naturwana n'umusonga tutazi umwana akajya afatwa n'umusonga karemba kagagara tukajya privé bakatumarana iminsi bakongera bakaturekura turananirwa ariko agataro ndakazunguza birananirana mu gahe gato cyane umwana agize imyaka 2 umwana ataragira imyaka 2 dufatwa rero n'umwuka wo kurwana mwese tukajya turwana gusa tukapfa ubukene bwa tukarwana umugeri n'ingumi mu nzu twakinze na wadukize niga n'umujama banigagurana n'umwana araho we ntukize n'umwana araho umwana akarira tisheri genda wonse umwana ugaruke turwane kagenda nkonse umwana nkagaruka twara ntigaruka wambwa we tukaguruka umwana yarira akanya kamwe ashiri genda wonse umwana ugaruke turwane kagenda nkonse umwana we nkagaruka ntigaruka wambwa we tukaguruka nta warushaga n'imbaraga tukarwana tukaguruka byagera tukikiza tukaryama cyangwa tukabyuka tukajya mu kazi kacu tubaho muri ubwo buzima imyaka 2 irashira arambwira ati ndabona ugiye kuzanyica afite igiseba ha afite ikintu ha nanjye afite ikintu ha yandiye ha yanosha ha tubona tugiye kuzicana urumva abantu twahuriye mu muhanda nta masenge waje siko bimeze nta marume waje nta mama ni wambwa we vayo urye ku meza akambwira ati ariko urabona ndimbwa nurimbwa ivuga ngo ubundi mukanya ndi wa musega we vayo urye koma ari nyerekeza mu buzima bwanjye nira mugabo nkumva burahamba ariko Imana iteye ubwoba amenyera kubimbwa n'umusega nanjye menyera kwitwa indaya mu rugo rwe dutukana gusa twumva ntacyo bitwaye ubwo buzima bwo mu muhanda imyaka 2 ishize nibwo yambwiye ati rero umwana yamenye kuvuga none igendere nanjye nigendere wajyana umwana wamuma hano muri inzu yacu nta bikoresho by'ibihumbi 5 birimo ujyana icyo ushaka nenda fata icyo ushaka kumva iryo joro yanyirukanye muri ryo kuwa mbere mfite meshi yanjye mfite amaherena s'umuhondo nyirwana na makiyaje n'amabiju nibwo nirebye ndibura uziko nibwo namenya agaciro k'umugabo buriye nk'abantu bubatse ngo iyo bakibana nabo bubakanye ngo babumva ari ibintu bisanzwe ariko iyo gukuweho nibwo umenya icyo babanaga nacyo mu nzu
njyewe amaze kumbwira akanyirukanye nibwo namenye agaciro k'umugabo mutima urambwira ati nzabaho njye nyine haryo ubu nese ubu ndabaho hehe iwacu baranyirukanye iyo warindayo ugashaka nta mugabo ushaka kubona nta mugabo kwiteza kuko ntiyakwiteza umugore w'umugabo ndacanganukirwa mu gihe nacanganukiye nabuze icyo nkora nibwo numvise ijwi rimpamagara rya kabiri rirambwira ngo mama Fabrice ndikeza ngo karame umutima rirambwira ngo urarushye ndaribwira ndarushye risubiramo gatatu rimbaza ngo ndarushye ndikira kwemera kwawe ukemera intege nke zawe niho wari gukira kwawe iyo ukishoboye irakureka ukabanza ukirwariza nk'umuntu nyine ariko ibizaho gutabarwa kwawe kuri yego ndabyemera ndarushye rirambwira ngo mu gitondo duhurire mu nzu yanjye ndakugirira neza kandi nzakugirira neza ndavuga mu nzu yawe ndabasinzu ndajyamo niyi mu gihe ndirwuzagurika ngaho mama wawe asengera mama wanjye yasengeragaho bita mu rubonobono muri ADPR kandi nkanga ba ADPR ibitambaro nangaga ibitambaro by'aba ADPR nkanga ibigutiya byabo urumva nabyose n'umusitari nambara kora nambara mini niyizi uko ndi mwiza mfite amaguru meza numva ngomba kubyanika ibintu by'ibitambaro ntabwo byari ibintu byawe ndavuga ni ADPR iri jwi rya ryambwiye neza ritambwira muri ADPR ariko kuko narushye mwareka ngeyo fata plante yanjye nkubitamo igitambaro kuko nzi ko nta muntu winjira muri ADPR adapfutse shyiramo igitambaro amahera yanjye ndayareka amabiju yanjye ndayareka amabadikano yanjye ku mazuru ndayareka ndagenda n'agatenge n'umwana mu mugongo amazuru yanjye yabaga amabadikano n'ugutwi nari napfumuye hamwe kubera ko napfumuye hamwe hagatemba ubu nshaka gupfumura ugutwi kose kuri aba bambara amaherena nk'icumi numvaga aribyo nshaka pfumuye hano haratema harambabaza bimbira ndivuza ngize amahirwe humye nkajya nambara amabadikano Imana ibizi icyo tuzabaki yego ubu ufashe inzira managiye mu rusengero ngeze mu rusengero bambonye kuko mama bari bamuzumva mama niho yasengera kandi mama yanangiyagamo ibyifuzo yandaya none ubu byagenze gutya ibyambaga byose mama yabijyanaga muri abo babyeyi yari amaterano y'abadamu muri ADPR barayagira niho mama yajyanaga ibyifuzo by'abana n'umugabo n'ibyibye sanga baramfite wese nge simbizi nyicara barabyina barahimbaza Imana bashima Imana bati Imana ishimwe irindi ijambo yavuze sinzi ibyo bari kuvuga naho bari kuvugira kuri mama kandi mama ntago yaje uwo munsi ni nge waje mama Imana yamusibye yari bagamo kubi yari kundaga kubingora iryo ryamugirira umumaro ariko nanjye aho naribereyemo kugeza n'ubu n'ubwitsengero zafunzwe bitakema ariko mu gihe cyose nabayemo iryo terano ry'abagore ryangirira umumaro ryambereye masengera imbere umujyanama numviyemo ibintu by'abadamu baturuta bakatugira inama maze imyaka 15 nubatse ubu Fabrice afite 15 Fabrice afite 15 agiye kuza 16 kukuranye ngiye ko nuko 11 tuzatugeze muri 16 ngiye nawe kabisa Imana ifite umugambi muremure ndicara ndabapinga amazuru ndayazamura umva afite inzara zisize zigeririya ndi umuhondo mfite fresher nkabona bo barasa nabi bitambaro kajya bareba gutya umva bari kunukira umva nabantu bayobye baraganira ahantu buhamya nkajya numva ngo bavuga ngo mutware tugende mutware ngiye menyere iwanjye imbwa n'umuseka ngo babita abatware ngo kari bukomeza mutware bagirana inama ariko nabipinze cyane nabipinze amazuru iyo nangaga umuntu cyangwa mu busuzugura iyo nagusuzuguraga wabaga wamara n'icyumwera agasuzugura kigatekerezaho ko nasuzuguraga nabi cyane yego nabisuzugwe n'abasuzugura ariko igihe kigeze mu masaha 9 y'amanywa barasenga ubwo bahamagaje abihana sinagiye bararirimba reka nta kinkoraho barasenga reka ariko bigeze mu masaha 9 y'amanywa basenga Imana baje bakora icyo bita ngo guhimbaza Imana iyo icyo bita umuriro Imana buri ifite umuriro ishaka gutwikisha ibintu byakugota byose uko byabingana kose bikarangira ishaka no gutwikisha agasuzuguro wawe ufite kose ishaka gutwikisha ibikorwa wawe ufite byose bigashya nagiye kumva numva ni nk'ikibazo cy'umuriro kimanutseho ntangira kubona ko ngiye ahubwo ari nge kibazo ntangira kubona ububibwanye mbona ibikomo nambaye ntibabyambaye mbona inzara uko zisa mbona bafite inzara nziza kundusha kandi bafite naturel ndebye ku mutwe mbona nubwo batega ibitambaro ko ntago barusha ubwiza ntangira kwiyanga ubu nitari wiyanga ubutarakira ako kanya kabisa ntangira kwiyanga ndatangira biraza ibimyira biraza ndarira ndaboroga barasimba basirimba ibiri Imana bajya mu ndimi naho umwuka wera yamana imbaraga z'umuriro z'umwuka wera zamana njya mbwira abantu ngo aho imbaraga z'Imana zitabonetse ntushaka kubwiriza umuntu ngo areke ikintu niwanamubwira ngo ni kibinga cyumve Imana y'ubwayo nyiri kukurema izima tsiyero bumbyemo niyo yo kukwemeza kuko nani wakwemeza nanjye nawe nari nemeza nano nzemeza niba isimba ivuga ngo nemeza ahubwo imbaraga zankozeho zibankorereho mu izina rya Yesu aho ngaho rero nahise fata icyemezo ndagenda pfukamaho hagati yabo bahagarikisha ingoma no guhimbaza baranyatuza ndatura
uko natura uko mvuga ikintu nkumva ndabohoka nkumva ni nk'imigozi iri gutoragurika nkumva bya bindi ndaruhuka byose urabivuga numva ndaruhutsemo niba hari umunsi nakiriye kuruhuka ko mu mutima nkumva ibintu byari bimvunye kuko narakwangaga nari nifite ibintu bibiri nagiraga umujinya uwo mujinya niba nkugeze biransaba gukomeretsa umuntu kugira ngo nduhuke ninkomeretsa papa Fabio ndaruhuka ninkomeretsa umwana ndaruhuka ubwo ntakomerekeje ntabwo nshira umujinya icya kabiri kore mubi nari mfite umudayimoni w'ubwibone wo kumva ko ari nge mugore mwiza wo muri iyo quartier yose kubyo umuntu wese andangarira mbese numva ndi mwiza ubwiza nari mfite muri icyo gihe ntabwo nabute ibyo byose rero byaramvunaga nkavunika nkahora mvunika urumva niba ngize uko akantu kose kanteye umujinya mushaka nkomeretsa sibinyoroye kumubona nkakubyikorera bikambana ikintu cy'igitwaro ntazi ndohikenya harabaye gutyo nkahora mekenya numva nta muntu ku isi n'umwe wo kugirira imbabazi nkumva uwo nshoboye namukomeretsa nakurya inyama nkayicira no mu kidirenga harimo abana nagiye njyanga gutya nkamuruma amenyo nkacira inyama nkumva ndaruhutse n'umwana wanjye Fabrice nkamukubita ku kibambasa akagaruka yakomereka nkumva ndaruhutse uko ibyo rero numva cyagitwaro kinguvuye mba ndakijijwe bati rero urakijwe nta mugore ukijwe wahukana sanga umugabo ubutashye kuri mu rugo usubiye mu rugo rwawe kandi yanyirukanye ati we yarusubiyemo ninjye wahavuye nyuma umugabo ambwiye ati ndaza mfungure fatemo twanjye ngo nawe urafata ibisigaye ugende cyangwa umpe n'umwana kumva nta mwanzo twari twaraye dufashe wo gutandukana ariko nyirizina wari uriho ubwo rero maze gukizwa numva nkunze umugabo wanjye niga yanjye ndayikunda nkumva narihemukiye nayisimbwa nayise umusega nkabana isabwo barataha nuko bampa igihumbi batugenda utekera umutware ati abagabo bacu twebwe mu itorero rya ADPR barubahwa n'abatware ntunge ngo vayo urye uvuge ngo karibu ku meza mutware mba ndakanaze mu gutwi ati kandi ntwongere kumubwira ngo ujye uramukurugutura umwumvishe nta mugore ubwira umugabo amagambo arenze rimwe abiri uvuga amagambo abaze bizajya bikugira umumaro barantoza we ndataha ngeze mu rugo ikintu cyambere nakoze kuko nicyo kintu bambwiye ariko nanjye umutima wanjye wakinyemeje nta wabimbwiye ngewe ukumeze ni ibintu nafatiye umwanzuro niyo bose muri ADPR babivaho ngewe nawe wabinteje nta pastor wabinyigishije nabifatiye umwanzuro abantu nkwiye kumera gutya kwambara ibirebire nabifatiye umwanzuro gutega ibitambaro nabifatiye imyanzuro niba bireka nzabigumaho ndagenda ndogosha plante nyikuraho ibisatsi bigwa hambikuraho ibikomo ndajugunya inzara ndazicima ndikano nzikuraho korankira muri wese kandi nkajya mbijugunya umve uko Imana itebo nkajya mbijugunya ngo mana uko mbitabyemo gutya ntibizangaruke ukundi nkajya mbivuga gutyo ariko sinari nzi ibyo ndi gukora bagejejwe umuntu wansuye bwa mbere yanzaniye agatambaro arambya ngo gipfuka kano gatambaro nuko kuyivuze ngo Yesu ashimwe ubuhanuye ngo ntuzigere uhanura uri umupapa anyereka muri biraho byanditse yuko umupatekote akwiye kujya avuga Yesu ashimwe apfutse umutwe ariko mbana bifata umwanzuro kubikora numva ntacyo bintwaye umugabo arataha asanga najugunye ibi byose makiyaje najugunye ibintu byose myenda najugunye nashize muri wese ariko wasaze ariko nanatetse kandi naposha asize kandi ndahari yanyirukanye kuri ahanga urahokora iki ambwiye ngo nceceke none nakwirukanye wanasaze n'ibyo byose hano mu nzu wajugunye ndacecetse nese ko watetse amafaranga yakwiye ndacecetse buriya abagabo rero njya nkunda kubivuga no kunkoranya mbaga hose ni abana beza nta mugabo mububaho umugore yamenye ko ari umugore agomba kugoragoza ibintu byose bigashoboka bikavamo bizima ukuri kukuri mu ngo zisenyuka 90% abagore baba bafite mu ruhare 85 batagoragoje ntago baba bamenye icyo bari cyo kuko umugore ni ijambo ryitwa kugoragoza ugomba kugoragoza ibyo bintu byose bikavamo bizima kuko n'iki Imana yadushyiriyeho turabafasha twaje kubafasha ibyo badashoboye umugabo urumva yari yafashe decision yo kunyirukana ariko abonye kamvugishije ari kumusubiza afata umwanzuro aragenda ariryamira amaguru hasi umutwe ku gitanda ariryamira arituriza ngo arebe iby'ibyo bintu natetse sindi kuvuga najugunye butambaro ibigutiya yabaye iki buriya mutegereza umwanzuro kenshi mu buzima bwanyu mukunda gutegereza umwanzuro kuruta uko muhubuka bambwiye ngo nimpisha ngene mubwiye ngo kari bikomeza mutware ndagenda ndabimubwiye ngo kari bikomeza mutware arambwiye ngo uvuze ngo iki ngo kari bikomeza mutware arambwiye ati ninde wakubwiye ko ndi umutware ninde wakubwiye ko ndi umutware ndaceceka aranyicaza aho ngaho arambwiye ati ndi umutware ni uhereye umunsi iyi tariki uri umutware w'urugo rwawe arambwiye ati nanjye iryo jambo vuze nzaribyaza umusaruro nk'umutware w'urugo rwawe tuba tugiye ku meza urugo ruba rurubakitse setu biba birarangiye maze muhata ijambo ryitwa umutware na bugingo n'ubu nzi ko arikunda yatambuka ni mutware
ikintu yamaze najya kumusubisha ni uvuze ngo ukimutware ariko mana mutware bamutware ikintu yampembye ndakimushimiye Yesu anjyana iwacu kunsaba ahita njyana kwa John mu kiderenga kunsaba handi nabere indaya aransaba kuma wayihawe John afata ayiwe Imana ishimwe John yambara ingofero mukecuru afata igiseke abantu barumirwa bati ndayandaya twahaga iminsi 2 mu rugo none bayizanye kuyisaba nyuma y'imyaka 2 mba ndasabwe biremeye mu minota mike barambye ati noneho n'ikindi dore umumvuye mu kazi kubumayibo bwo kurwa nzungu zikarito kubera amasenyisho yawe yahise yinjira muri Jagwa ikizi igifite amafaranga bajya mu Uganda akajya Kenya Imana isuka amafaranga mugabo gakiza umva yitwa mutware mu rugo uri mugabo iyo wamuguye neza nk'umugore umenya no kumusabira ibyiza iyo urugo rumeze nabi prise kubura umugisha ariko iyo rumeze neza prise umugisha urinjira abantu mbonye akazi muri Jagwa amafaranga araza mwita umutwara agatahara umutwara arabyibuha asa neza ndatangara mbona yarabikeneye tuba tugiye no mu rukiko ati sezerana mu mutungo yawe uri kubona bagiye no mu rukiko ndarahiye anyambikirayo n'imeta ya nta dini yagiraga ahambwa ati ndakwambikirayo imeta ndi umureyo yari umureyo bano barasta gacuma yitwaga rasta gacuma ukurikirana rwa Rutabura uriya wambara wikorera gakungo agafata gacuma wambara gasuve yonyine agapshiramo ibipirizo niwe mugabo wanjye wisigaga amarangi agendanaga na rwa Rutabura ariko ntago bakigendana abantu bose baramuzi bamuzi nka rasta gacuma bamuzi ku gacuma na kungo kakamo umuriro ni karisi ihazemo ibipirizo mu muhanda nuriya mugabo wawe umureyo yari umureyo no mu maraso yajyaga mbwira tuzagira amahirwe upfere itakini kuko numfa nzagupfunya ngende nkipfane ngaroge tuzagira amahirwe para abagore babahuriga uriya babaga bibikine iwanjye hararaga igisiga cyangwa inuma y'umweru cyangwa igihe kimwe ipusira y'inyibi inuma narakubiswe kuva saa 5 z'amanywa kugeza saa 9 agiye kuri match ambaza ngo inuma yanjye bayibyuri he kandi turi kumwe inuma igikona kino cyumweru n'umukara bari bikine na APR iyo bagore bikine na APR yazanaga ibikona bibiri igipfuye icyari bwica akakivuna kaguru icyari bwica akakivuna kaguru n'icyari bugurukiriza mu kibuga kiri kizima yabaga bifite ibikona ntabwo n'umuhuriga n'ibindi yari umuhuri mbese yakoraga ibintu bitandukanye rastara ya Nyabugogo yarazwi iki gihugu kiramuzi baramufunze baramukubise Yesu hari yazaga nka kandi cyumweru bamukubise abapolisi kubera ibyo bakoze na rwa Rutabura mbese nari Madame Rasta Gacuma wamenyereye iyo mibabaro nari menyere kujya kumukura ku muhanda yasinze iyo babaga batsinze najyaga kumukura muri gare bamworosha ibikarito bamworosha amadarapo yasinze atabasha kwiyegura hari ibintu byose yabyikoreyeho bakaza kuntwara bareyo bati ngo uje twara umureyo muzana umuryamishe mu gitanda man basinze barwa Rutabura bari iwanjye barahazi nkamanuka nkajya kuzamura iniga yanjye nkayizama hari nayigeraga ikambwira ngo man ngo bantu nzamurira ibyo bikoresho garuka ntwara ibyo bikoresho nabizi akungo idarapo ingoma iyo wabonaga byambukana hano muri engine mbere kumugeza mu rugo France twari bikoresho no garuka buriya gatsatiranze no kuzamura ibikoresho n'agatambaro n'ibigutiya nzamuye ibikoresho bya Rasta Gacuma nabishyitsa mu rugo nkajya kurwana nawe na arandusha ibiro aragwa hariya tukagwana umbaje ati uwo mugabo yabaye ikindi yarwaye uyu munsi ndi kurya inkoko kubera ko aravuga ngo yarwaye hari igihe yicaranye avuga kamamagara turi nindi mu mujyi ati banguka tukajya twicarana nka akangura inkoko nkayirya ati nibutse ko wavuze ngo nari ndwaye kandi nasi ati wambayemo abagore bahura n'ibintu byinshi bitandukanye ariko ni inigana narayihaye nyine nagombaga kuyigoragoza nkareba ko yazavamo wiriwe uyu munsi kuko nanifite amasezerano maze gukizwa Imana yamaye amasezerano irambwiye ngo nkuko ngo wamagaye niko nzaguhamagarira umugabo ihangana ibyo bigiye kukubaho kuri we byose kandi ubibemo neza nzakugororera donc ibyo bibagaho nabibagamo n'isezerano ko azakizwa nari maze gukizwa nibwo nabo nanjye nahumutse mbona ibimubaho byasoje rero yaniga hari byo tutumvikanyeho bijyanye nuko yanshatse akunze uko nambara ubusa akunze uko nsa hanyuma rero mba ndahindutse mba mbaye igikaramba nambaye ibintu birebire amaguru ndayayisha ntumbwire ko byahise bimutera uri ikigoryi cyangwa igicucu ni amafaranga dufite no kwiye kwambara amagoryo urasute nindasagurya arambwira ati uhereye none urasubira uko nagushatse kandi ko nagukundaga cyangwa nkwirukane nzanundi ubwo kandi tuvuye mu rukiko ntinyirukana uzanundi arambwira ati sinkwirukana ntabanje kukumenagura isura kuko abapasiteri bagusigarana ngira ngo arakina arankubita sibyo iyi nigiranigagura
kandi n'ibi birahure nambaye ni kubera iniga kandi udashobora kumusubiza iniga iraniga ikajya imuza n'ibambasi imitsi irangirika nfata ibirahure iraniga inshyira ku minigo ikajya iniga ngo imene imaso ngo ntazazigira undi mugabo ndeba ikaniga kandi sindi bwahuka banyigisha ko kwahukana ari cyaha nyine nkakomeza nkasenga mana uzandengera najye nikamye ngo amasezerano ngazakizwa byarangiye rero yaniga ibona ko kuniga bidahagije abona ko kuntari ibyo byiza abarantaye aragenda ani imyaka 8 aragushiga aransiga nabaye imyaka 8 nibana nzi gusohorwa mu nzu nzi gusonza za nkoko zinshiramo menya kwambara ubusa menya gukomangirwa n'umugabo kandi nkamakanira nshonje tumaze 3 n'abana mu nzu ibyo ndabyiga ndabimenya mbibamo menya gutoragura amakara muri pubere y'abagore ndagenda ndasufura mba nabi wa undi wari umaze iminsi nk'inkoko nd'umureti muri Jaguar ari amafaranga ari mena kandi n'ubundi nicyo gihe ryaramenaga ariko ari ryo kwa Maraya aho yabaga twe n'abana banje 3 yansiganye mwari maramaze kubyara abandi 2 tubaye 3 imyaka 8 arayinta mu bukode ubuzima burancanga hari aho nageze mbona solution no gusubira mu Buraya ariko Imana yongera amfatira nkomeza ndongera nkomeza urugendo rw'umubabaro muri 2014 nibwo yagarutse imyaka 8 irangiye baramufunze bamufunguye agiye kwa Zandayaze zose ziramwanga arabamagara ngo wamba bare nkagaruka mu bana bangiye ko ngarutse kukurerera kufatanya nayo kurera abana ndamwakira nibagirwa kwipimisha ko bibaho mpamagara abapasiteri baramwakira bazana isukari bazana umuceri baramwondora yarameze nabi arambwira ngo shingiye ko wasigaye mu muryango uwo muryango wasigayemo nanjye mwinjiyemo nuko umugabo wanjye yakishijwe abarakishijwe kubera Imana yahandindiye arabati niwigeze wiyandika nagiye nkucunga buri mugabo atumugore ariko agasigara mucungisha uziko yana yakajya ncungisha kandi tutabana ndashima Imana yabanye nanjye muri ubwo buzima nyuma yabwo rero umugabo arakizwa ariga inyigisho z'umubatizo ankorera surprise y'ubukwe nakoze muri 2015 nakoze ubukwe bwiza wambara gatimba nambara ikanzu ara mu mujyi Nyarugenge marene n'abafi kandi ubwo bukwe bwabaye imbere surprise kuko yasabye abapasiteri kumumisha babumbwira mu cyumweru cyanyuma cy'ubukwe babimbwiye ko cyumweru nzakora ubukwe ko 6 bankora surprise ibi byose aritegura amarido mu nzu intebe mu nzu birahinduka ibitanda akora ibintu byose bishoboka yitegura ubukwe aba marene arabategura abafi arabategura abagarisa arabategura utabizi turi mu rukundo gusa ari kunetesha mana yanjye niba aranariye uri mu munyenga kabisa naho umugabo wanjye akitwe yarakijijwe ranetesha maramo ibikomere buriya bajya bavuga ngo Imana iragukomeza ikakomora yaranyomoye ndumwe mu badamu bomowe n'Imana Imana inyomoza umugabo wanjye wankomerekeje aranyomora mba mu munyenga ngiye kumva rero numva ko ku cyumweru ambwiye ati rero kwa 6 tujya mu hano mu shop chic turashopinga imyenda n'ishakoshi n'inkweto sinamenye ibyo ari byo ngo ejo azerekanwa bwa nyuma ko kubatizwa kandi ari kwiga inyigisho z'umubatizo iyo myiteguro yose yiteguraga mwe akazabatizwa ambwira no gutumira abo nshoboye gutumira mbabwira ko azabatizwa ariko harimo n'ubukwe simbizi musaza batizwa tunasezerana ku cyumweru turagiye mu materaniro berekanya bazabatizwa abatabanga barashimwe n'Imana n'itoro tuzababatiza bati amen bajya kwicara batariko dufitemo n'umusore bavuze umusore pastor dufitemo umusore uzabatizwa gahita akora n'ubukwe n'umukobwa urimo hano mu materaniro uwo musore nahaguruke twakora Imana jire ngiye kuramana n'umugabo wanjye ndavuga nise yambenze byagenze gute umutima urahagarara numva buza aho njya numva buza aho nkwirwa twicanye muri korari bakambaza ati none se umugabo afite ubukwe byari nkumva sinzi aho biva ndamwarambura ubutaka mu nyamumira ngiye kubona ko yakoze ikosa ribi bamubwiye ngo najye kuzana umukobwa ajya mu materaniro kandi nicaye ruguru muri korari ku ruhimbi ajya mu materaniro ajya kuzengurukayo umutima urahagarara usko surprise surprise ni nziza ariko ishano gutuma umuntu apfa kuko yagiye kungeraho sibyo kandi abizeho ndi aziko ari nje ariko abanza kujijisha cyo bita surprise yashaka kunkora ngo riko yabiteguye na pastor n'abayobozi na komite agiye kiragira azamuka muri korari hejuru araza aramagurutsa mu ijwi rirenga ryuzuye urusengero aravuga ngo sheri ngikiri cyane naragutegure cyakomora ibikomere ndakukomerekeje nono ndarira nanjye ubanyerekanye ndira nk'abandi bakobwa ndarira ndaboroga musira mfata ndarira pastor ati mundekere umukobwa rero nta mukobwa werekanwa atarira bari inkungu ndarira koko nuko turangije nibwo yanjyanye mu mujyanyereka y'imyenda bayifashe anyereka marene nsanga nanjye niwe nari gushaka anyereka abagariso mbona nta kibazo anyereka abafiye banjye sana kibazo ubukwe bwarateguwe aba reception yarateguwe ibintu byose reception yanjye yarimo ibiryo yarimo inyama n'ibirayi bisize bari batetse ku rusengero kuko abagande baramutwerereye
abagande baramubwira ati Rasta ukoze ikintu rwose kureka inzoga ukareka ububobo wari urimo natwe turari nk'abantu bavuga ngo tugushyigikire baramushyigikira ari muri gare baramushyigikira ibugandi buraya babayo amafaranga yarahari baturihira rero no kwa buki ku Gisenyi nanjye muri honeymoon rwose njya muri honeymoon bikorerwa umukobwa byose Imana yarabikora nambara alliance dore ndayambaye impeta ndayambara dutangira ivuga butumwa rero gutyo ryo kurwanya ibiyobyabwenge muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda urumva igihugu cyahise kimenya itorero rinanga ku radio natangireho n'iy'umucyo ndi kumwe na Ange niwe muntu w'umunyamakuru nicanye nawe bwa mbere Imana irakigikira amaradiyo aranshaka ngenda nyaho ibiganiro bigira ku mateleviziyo natangiye televiziyo yitwa Royal TV niyo yanyakire bwa mbere ndayahereza bigeze ku ma YouTube Imana ikamye ngo bivuge nageze aho abanci intege baboneka ibinci intege byarabonetse ariko Imana ikamye ngo aha niho ari mu mubare wibanga kuza kukugira neza nibyo kabisa namaze kubyara umwana wo mu kwabuki nyine witwa Sabe niyubahwe Sabe Clovis wanzere mpamvu Sabe nawe ko no ikiganiro rwose Sabe rwose arabizi hanyuma rero aho ngaho maze kumubyara nibwo Imana yambwiye ngo igihe kirageze ngo nsuke ku mugisha nakugeneye sinamenye ibyivuze hanyuma rero umugisha wanjye waje guturuka muri ikoranabuhanga rya YouTube bigera hirya no hino mu Bubiligi mu Burayi havamo ufite ikifuzo cyo ko yashyigikiye ubuzima bw'imbobo n'indaya wari imbobo n'indaya ntabwo mukwiye kuba muri abavuga butumwa gusa batagira indi mirimo kuko umugabo wanjye haje kubaho ibibazo by'uko hari iminsi yasabwaga gukora muri Jagwa kandi akaba ntahari ku cyumweru kuko yagiye gusenga bamuhitishamo bati hitamo gusenga cyangwa akazi ahitamo rero gusenga aravuga ati sinareka gusenga ko ndetse gusenga napfa ariko akazi ninkareka Imana izamakandi areka akazi rero tuhita tuba bavuga butumwa nge nawe gusa bo ku cyumweru bo mu mibyizi tukagenda twivugira ubutumwa atugirira icyifuzo rero tutavuze ubwo buhamya tutavuze ko nta kazi tugira umuntu wo mu diaspora atugira icyifuzo rero aduteza imbere Imana imuha umugisha atubera umufamiye ukomeye cyane abona ko tudakwiye kubaho ubuzima mukwiye gutera imbere mukagira aho muva mukajya n'andi mugera uyu munsi rero amafaranga aje Imana ingira inama hanyuma njya kwambika abageni uyu munsi ndi kwambika abageni nkorana Nyarugenge mu isoko rya Nyarugenge muri fro ya kabiri mu muryango wa 51 niho nirwa nambika abageni kandi ndashimira abangezeho nabitegura kongeraho Mama Fabrice mu mugane kabisa badukurikiye ndibaza ko mwakunze ubuhamya bwe mu mugane no mu mama Imana yakoreye ibitangaza Imana yahaye umugisha udasanzwe abakurikiye iki kiganiro abafite abageni cyangwa abateganya gukora ubukwe dufite amakositime meza amakuru wazariho ubu turayafitemo iryo duka dufite amakote mashasha meza dufite amakanzu mashasha meza imikenyero myiza nkurana n'abandi badamu twishyiranye hamwe turi amahoro kandi turakomeza kubona Imana itugirira neza Imana kabisa izakomeza kugirira neza kuko Imana uyiha agaciro iyo urimo uravuga imirimo yayo nayo igomba ndabasangiza umugisha kabisa ndabasangiza ijambo ry'Imana riri mu Baroma ibice byaho ni 2:8 ndababwira ngo ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana kugira ngo mutange imibiri yanyu bibitambo bizima byera kandi bishirimwa n'Imana ariko kuko yikorera kwabo gukwiriye ni ibice byaho bibiri ni ibice byaho ni ibice 2:8 kandi basangize yego haravuze ngo pardon ibice byaho 12 Abaroma ibice 12 umurongo wa mbere haravuze ngo nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu bibitambo bizima byera kandi bishimwa n'Imana ariko kwikorera kwanyu gukwiriye kandi nimwishushanye n'abikigiye ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose amen nahoze ntanga umubiri h'igitambo kitari kizima ariko uyu munsi wa none wowe uneza amatwi uyu munsi ndashima Imana ko impaye gutanga umubiri wanjye h'igitambo kizima kandi kiri kwera ko sinyisamara sinyikora ibyaha Yesu yaranyejeje nabo rero batanga imibiri abayitangaga mu buryo butari bwo ni mutanga imibiri yanyu bitambo bizima byera kandi bishimwa n'Imana ariko kwikora kwanyu gukwiriye ikindi nimwishushanye n'abikigiye hari uko abikigiye bari kumwe biyobyabwenge hari uko abikigiye bagenda kwirirwa uhanganye n'igihugu uhanganye n'imiryango utari ukenewe muri icyo gihugu cyangwa mu miryango ntabwo ari byiza ahubwo hinduka rwose ugira umutima mushya kugira ngo umenye iby'Imana ishaka ari byo bitunganye rwose Imana ibahe umugisha murakoze amen Mama Fabrice mu gusoza turagushimiye cyane ko
witabiriye ubutumire bwacu tukaba mu kiganiro hamwe nawe. Murakoze. Natwe ubwacu twafashijwe, ndibaza ko n'umuntu wese uzakurikira iki kiganiro azafashwa kandi hari icyo Imana izakomeza gukora. Urakoze cyane kandi kuba warahisemo inzira nziza yo kunyuza ubutumwa bwawe kuri murandasi mu ikoranabuhanga, ama YouTube channel agatambutsa ubutumwa bukomeye. Ni ikintu gikomeye. Dusoza twagira ngo niba hari ikintu gitoya wabwira ari abakiri muri ya nzira, ari n'abakurikiye iki kiganiro tugana ku musozo, akajambo gatoya gusa wabwira. Yego, muri ako kajambo gato ndajya mbwira ibyiciro bitatu. Mu kajambo gato munsabye ndabwira icyiciro cy'abari mu buzima nk'ubwo nari ndimo, mbabwira ko bishoboka kubureka, kubivamo birashoboka kandi ukabaho mu buzima bwiza. Ko uyu munsi niba ndi umudekorateri nari indaya, ntekereza ko ubu nibwo byiza kuruta mbere. Hari ibyiza bigutuganyije kuruta mbere. Ikindi cyiciro mbwira ni icyiciro cy'abubatsi ngo buriya urugo kugira ngo urugereho hari imbaraga zatakajwe kugira ngo ube witwa umugore cyangwa witwa umugabo. Nekure kuri izo mbaraga mwataka, ngo mukomeze muzirinde muzisigasire. Turwanye umwuka witwa divorce mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no ku isi hose. Mubane kandi mubane amahoro, mwumvikanye mukundanye. Hanyuma rero nkabwira ikindi cyiciro cya nyuma nsorejeho cyitwa icy'ababyeyi bafite abana babananiye. Bibaho umwana arakunanira ukabona byararangiye, ni umunywa urumogi, ni indaya, ni umunyamico mibi, amashuri yamunaniye, ukabona birarangiye. Wowe kurekura ahubwo mugira inshuti, gira inshuti uwo mwana wakunaniye. Hanyuma numara kumugira inshuti ugire ku buryo uzajya umumurikira Imana, umusengera Imana. Birashoboka ko uriya mwana azaba muzima kandi akazavamo ugirira umumaro umuryango, ugirira umumaro igihugu ndetse n'isi yose. Imana irabakunda.